twongeye turatomboye bana b'Imana kuba natwe duhamagana Nyagasani kuri buri munsi. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure. Imana iradukunda, ije kudukiza. Kuri uyu wa kane w'icyumweru cya kabiri gisanzwe, tariki 18 Mutarama 2024, ubwo dutangiye icyumweru cy'umwe bw'abakristo. Isomo rya mbere niyo mu gitabo cya mbere cya Samweli, umutwe wa 18 umurongo wa 6 kugeza kwa 9, n'umutwe wa 19 umurongo wa 1 kugeza kwa 7. Igihe batabarutse Dawudi amaze gutsinda umufilisiti Goliyati, abagore basohoka mu migi yose ya Isiraheli baza gusanganira umwami Sawuli bafite ingoma n'inanga, baririmba kandi babyina imbyino z'ibyishimo. Abo bagore basingizaga bikiranya bavuga bati, Sawuli yishe abantu 1000, naho Dawudi yica ibihumbagiza. Sawuli yumvise ayo magambo aramurakaza cyane, maze aravuga ati, Dawudi bamuvuzeho abantu bihumbagiza, naho njyewe bambaraho 1000 cyonyine. None se ashigaje iki kindi kitari ubwami? Guhera uwo munsi Sawuli atangira kureba nabi Dawudi. Nuko Sawuli amenyesha umuhungu we Yonatani n'abagaragu be bose imigambi ye yo kwica Dawudi. Nyamara ariko Yonatani umuhungu wa Sawuli agakunda cyane Dawudi. Nibwo Yonatani abwiye Dawudi ati, data Sawuli arashaka gukwica, none rero ejo mu gitondo uzirinde kugaragara, uzihisha ahantu uherereye. Naho njyewe nzasohoka njyane na data ku gasozi hafi yaho uzaba wihishe. Nzamubwira ibikwerekeyeho, nimenye icyo abitekerezaho nzakikubwira. Nuko Yonatani ahakirwa Dawudi kuri se, aramubwira ati, Nyagasani, uramenye ntugirire nawe umugaragu wawe Dawudi, kuko atigeze agucumuraho, ahubwo ibikorwa by'impangare bikaba byarakugiriye akamaro. Yemeye guhara ubugingo bwe, arwana n'umufilisiti aramutsinda, Uhoraho yuzuriza muri we igikorwa gikomeye muri Isiraheli. Ibyo warabyiboneye kandi biragushimisha. None kuki ushaka gucumura umena amaraso y'umwere Dawudi, ushaka kumwica nta mpamvu? Sawuli ngo yumva amagambo ya Yonatani, aramurahira ati, ndahiye Uhoraho ko ntazamwica. Nuko Yonatani ahamagara Dawudi, amubwira amagambo yose yavuganye na se. Hanyuma amugarura kwa Sawuli, akomeza kumukorera kuko byari bisanzwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 56. Niringira Imana, maze simbe nagira ubwoba. Mana yanjye ngirira ibambe, abanzi banjye barankurikiranye. Umunsi wose bahora bandwanya, bakanyotsa igitutu. Umunsi wose zinyeza zinyomaho, abandwanya ntibagira umubare, baca ibico bakangenza, baronda aho nyuze hose. Imiburagiro yanjye ni wowe uyizi, tega urwabya rwawe, amarira yanjye aho ngobokeremo. None siko byanditswe mu gitabo cyawe. Abanzi banjye bazakubana bahunga, umunsi nagutabaje. Ndabizi Imana iri kumwe nanjye. Niringira Uhoraho anako ndata ijambo rye. Niringira Imana maze simbe nagira ubwoba. Ubwo se abantu bashobora kuntwara iki? Kuko amagara yanjye wayakijije urupfu. None se ibirenge byanjye ntiwabirinze gutsitara, ugira ngo ngende imbere yawe mu rumuri rumurikira abazima. Niringira Imana maze simbe nagira ubwoba. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Mariko, umutwe wa 3 umurongo wa 7 kugeza kwa 12. Muri icyo gihe Yesu yigira ku nyanja hamwe n'abigishwa be. Abantu benshi baramukurikira baturutse muri Galileya, n'abandi benshi baturutse muri Yudeya ni Yerusalemu, no muri Dumeya, no hakurya ya Yorodani, no mu karere ka Tiri na Sidoni. Baza bamugana bumvise ibyo yakoraga. Nuko abwira abigishwa be ngo bamutunganyirize ubwato, agira ngo ikivunge cy'abantu kitaza kumubyiganaho. Koko rero yari yarakijije benshi, bigatuma abarwayi bose bamwiruhaho bagira ngo bamukoreho. Abahanzweho na roho mbi nabo iyo bamubonaga barambaraga imbere ye, bagatera hejuru bati, uri umwana w'Imana. We ariko akabihanangiriza cyane, ababuza guhishura uwo ari we. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Imana ishimwe kuba tugeze ahangaha ku neza yayo. Ndakwifuriza kuza kuva ahangaha hari ikintu gishya wabonye mu buzima bwawe. Iyo twumvise ijambo ry'Imana, nireba igambiye kugira ngo riduhindure,
ryongere ridukamuremo ubugome twifitemo, ubugizi bwa nabi buri wese yaba yifitsemo, maze akere no gukora neza igihe cyose. Umunsi umwe ngo umwana baramubaje bati, mbwira mu nshinga igihumbi inshinga imwe Imana itamara isogonda itaratondagura. Nuko ngo umwana arasubiza ati, ubwo se si inshinga kugira, kuko Imana nyine bifite ububasha, ni igihangange kugira. Undi mwana nawe ati, oya, ahubwo ni ukurya, kuko ibiryo ari byo bya mbere biryoha, kandi Imana ihora iryohewe. Nuko ngo bwa gatatu mwarimu arabasubiza ati, inshinga Imana itabura gutondagura ku isegonda yitwa gukiza, kandi Imana ikiza atari uko iryohewe, ahubwo Imana ikiza abantu yitanga, itabara. Kandi burya umuntu wese utabara hari ikintu abanza gutaba ubugingo bwe kugira ngo utabare ubw'abandi nyine. Ngiye inshinga Imana itondagura buri segonda gukiza abantu. Nta segonda ryashira Imana itarakiza abantu. Burya nubona utarakira ujye umenya ko hari abandi yakijije, kuko turi ku isi, turi benshi, hari abo Imana yakijije ku migabane yose. Ntabwo ari njye gusa uri ku isi, hari abo yakijije buri segonda. Nta segonda ryashira Imana itarakiza umuntu. Reka mvuge abantu kuko bari benshi. Hamwe n'amasomo uyu munsi niyo nshinga n'ubundi tugenda tuzirikana ikomeye cyane mu bwami bw'Imana yo gukiza, umukiro wa bene muntu. Ubwo tujya kuzirikana ku ntego igira iti, uburyo warengera abandi, uburyo warokora abandi, uburyo wakiza abandi. Uze kwibaza iki kibazo, ese usanze muri za nteko z'abaneguranyi ujyamo nanjye njyamo, hahandi duca imanza tukabera tukabagama, uramutse unyuze ahantu ukumva hari umuvandimwe bari kuvuga nabi, reka noye kuvuga umuvandimwe, umwanzi, ukumva hari nk'umwanzi bari kuvuga nabi, aho ushobora kugenda ukajya kumuburira. Hari imigambi mibisha bari kumupangira, wenda bashobora no kuzamwica. Hari imigambi mibisha bari gucura, bakayicurira umuntu ubizi neza, ukabyumva bigatambuka amatwi yawe. Aho nawe ushobora kuza kumuburira uti, uzi ko bigusaba kwitonda no kwiyengesera. Uburira abantu kangahe? Umaze kuburira abantu kangahe? Cyangwa urababura ukababuragiza? Umaze gukiza bangahe? Cyangwa nanone umaze kwica bangahe? Uburira bangahe ku munsi? Urengera abantu bangahe ku munsi? None nukurengera abandi. Twumvise mu isomo rya mbere, isomo riryoshye cyane, uburyo Yonatani, umuhungu wa Sawuli, agiye gukora igikorwa cy'urukundo, kuburira Dawudi. Kumuburira, ashaka kumurengera ndetse no kumurenganura. Akemera akitambika mu biganza bya se, byari bigiye gukora ibara. Yonatani agahitambika neza, ubundi akarokora Dawudi. Dawudi wasizwe n'Imana, Yonatani akaba aramurokoye. Turazirikana uburyo Dawudi yari yatsinze, ariko Sawuli atangira kumugirira ishyari, kandi ibitego Dawudi yatsinze n'ubundi biragaruka bijye mu ikipe ya Sawuli. Bigatwigisha nk'abantu bakora muri ekipe, ari y'umupira, ari n'ahandi, gukorera hamwe. Iyo umwe atsinze byagombye kuba ari umutsindo wa bose, niyo umwe atsinzwe nabo bakongera bakabisangira. None Dawudi atsinze Goliyati uko twabizirikanye, aho kugira ngo Sawuli yumve ko ari ishema kuri we nk'umuntu uyoboye igihugu ko Dawudi amutsindiye wari warigize kagarara. None Sawuli ishyari riramusabye, none Sawuli atangiye kugira ishyari, atangiye gucura imigambi mibisha yo kuzagera Dawudi nabi akamwica. Yonatani akaba letaye mu gutwi. Turumva Yonatani yitambika mu biganza bya se bigiye gucumura, maze akabakoza igikorwa cy'urukundo cyo kuburira, cyo kubuza se imigambi mibi. None gutya akabarengeye Dawudi. Mubyeyi, umaze guhisha abantu bangahe? Cyangwa umaze guhishura bangahe bitewe nuko wagiye ushaka kwirengera aho kurengera abandi? Ese abantu urabarengera cyangwa urabarenza? Yonatani ukiza Dawudi arerekeza kuri Yesu, ukiza abantu bose, abamugana bose, abarwayi, indembe, indushyi, bose bakaruhukira kwande? Kwa Yesu. Kuko Yesu ni nk'ubwugamo, ni inzu idukingiye, ni igishura, bose bakaruhukira mu gishura cya Yesu, cya gishura gikiza. Kubona Yesu mu buhungiro, n'umuvandimwe nawe yagiye kuguhungisha cyangwa
akaguhisha, uko n'ukuboko kwa Yezu nako ni kangahe mbere abandi Yezu bakabuhungiro bwanjye ubwugamo, babandi ntabara, babandi mpetse, abo mpetse ku mutima mu isengesho, babandi ugomba guheka ukabagaburira, ukabatunga, ukabakiza, ukabakiza inzara, ukabahisha. Igishura cya Yezu kigenda none kigaba amashami. Iyo Yezu akugezeho wari umukire ugakiza abandi, umukire nyine nukiza abandi, ufite icyo kurya gaburira abashonji, urafise hereza n'abadafise. Bityo Yezu nawe agakunyuraho kugira ngo agere ku mushonji. Yezu agakugera Yonatani ugiye kurengera Dawudi, uri imbere y'urupfu, y'inzara, ubukene, ukabasha kugira gute nawe ukabasha kumuhungisha, ukamubera ubwugamo. Uwo ni Yezu uri kugukoresha, uri gukora nka Yonatani nawe, bikaza kurangira urengeye ingorwa nyinshi, imbabare, indushyi, n'abandi batagera kivurira, abatagira kirengera. Urengera abantu bangahe ku munsi, ugaburira abantu bangahe ku munsi, wita kuri bangahe, uvura bangahe, ukiza bangahe, uhisha bangahe. Babandi ibibazo bigiye kwica, babandi babuze ibisubizo, babandi bariho ku buryo bubi, babandi bashavuye, babandi bashobewe, babuze uko babigira, ariko ukaza guhagoboka kubera ko utumwe n'Imana, uti ngwino nkugirire neza. Kugira abandi neza n'igihe batakekaga, bityo ukabatabara. Ese umuntu muturanye umubereye ubuhungiro, umuntu mukorana umubereye ubuhungiro, cyangwa niwe utangira ukamutanga, ukamutaranga, ukamuvuga nabi, ukamushobeka, ukamuteranya kuri bose, amagambo yawe yayandi agenda ateranya abandi, waye materanya, aho kugira ngo uzane amahoro, ahubwo urazana intambara, urazana umwiryane kubera ishyari ryawe, ngishyari rya Sawuli. Umuvandimwe ukamushyira hanze, ukamutaranga, kandi ari wowe yarahungiyeho, ntubashe kumuhisha. Wanabona aho yihishe ari gushaka umugati, nuko rero ukabangira induru umunwa, ati ngikira mu gifate. Aho ngaho ubu Sawuli nawe ntiburakuvamo. Bigombera umuhungu bita Yonatani kugira ngo akugereho. Umaze kurengera abangahe, umaze kurokora abangahe, urengera abangahe ku munsi, cyangwa urenza abangahe ku munsi, ukiza abangahe ku munsi, cyangwa wica abangahe ku munsi. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umushoferi yagonze umuntu arapfa. Ikibazo kikagira giti, niba ukurikiye iyo mvugo, ninde wapfuye? Ni shoferi cyangwa no umuntu? Igikurikiyeho nuko shoferi yaje guhunga. Ubwo ninde wapfuye? Byumvikane ni uwo muntu nyine yagonze. Shoferi amaze guhunga, ako kanya ba nyiri umuntu bahita barahagera, dore ko ngo bari bivuriye gusenga, bavuye mu kiliziya, bavuye mu misa. Nuko bacekera niyo ntumbi iri aho ngaho. Ngaho nawe tekereza, umuntu wawe wenda yari ku rugendo, wava gusenga ukumva ko byarangiye, kandi umwishe uramuruza ari imbere, wabigenza utari wowe. Nuko abakristo ko bari bavuye gusenga, babona iyo ntumbi iri aho ngaho, mubyeyi biteye agahinda. Ubanguye ikibando, ubanguye icumu, bamwe babangura amacumu, bamwe babangura imihoro, bamwe babangura ibibando, abandi babangura icyuma, biruka kuri wa mushoferi. Nuko bageze gutya bagiye kumufata, wa mushoferi sinzi ngo ukuntu yanyereye, abaca mu myanya y'intoki, anyura mu gihuru cyari kiri hafi aho ngaho, ntibongeye kumuca iryera. Bakomeza baramushakisha, baza kubona umubojozi wari hafi aho ngaho, uri kubaga amatungo, uri kwibagira ingurube ze kugira ngo ajye kujyana ku isoko. Baza kumubaza iby'uwo mushoferi ubacikiye hafi aho ngaho. Nuko wa mubojozi wari uri kubaga amatungo arabarangira, ababwira ati nguriya mwihute mu mufate hatataza kubacika. Nuko babayoboke b'Imana bene umuntu bariruka bagiye kumushakisha, bari baze kubarangira hanyuze haciye. Nuko bamaze kugenda bari kwiruka kuri wa mushoferi, bihuta cyane bihuta. Nuko wa mubojozi yari ari kwibagira ingurube ze, ndetse bamutambutseho afite ikibiriti agiye gucana umuriro kugira ngo ababuri iyo ngurube yaramaze kurambikaho ibihunda. Nuko amaze kubona amaze kugenda, ngo akuraho bya bihunda yari yashize kuri ya ngurube agiye kubabura. Ngaho kurikira uko byagenze, wa mubazi uwo mubojozi ngo yabonye bari kumwirukaho, ako kanya ahita mutwikiriza ibihunda, bigaragara nko hari ingurube yarari kubabura, yaragiye kubaga. Nuko bahigaga wa mushoferi baritambukira, baragenda bamwoma hirya,
bakomeza bagenda bamwirukaho ngo bamufate ubundi bamwice. Nuko wa mushoferi abonye ubwo butabaza hawe n'uwo mubazi w'ingurube, nuko ngo aramushimira amubwira ati urakoze cyane, iyo utakiza kunyorosha ibi bihunda baba banyoroshe ariya macumu, ziriya nkota, biriya bibando, nkurikije ubukana bari bafite, bari kuba banyishe, ubu se nari kuba nkiriho. Urakoze uburyo bwose ukoresheje kugira ngo ndokore. Mwungirije iriya mihoro, Imana iguha umugisha. Ikibazo kikagira kiti ko uyu mubojozi, uyu mubazi yaravuze ko uriya mushoferi arengeye agiye kure, none akaba yaramutwikiriye ibihunda, yakoze icyaha ki muri ibi ngibi? Ni cyaha cyaha yakoze? Bamwe bati yabeshye, abandi bati n'indyarya, n'ibindi byinshi cyane. Babyeyi, umva aka kantu kandi ugaca akarogo. Ndabizi hari bamwe gataza kunyura cyangwa bakagira ishyari rya Sawuli. Aha, igihe cyose uri kurokora ubuzima bw'umuntu ugomba gukoresha amayeri yose, ndavuga meza, ukarokora umuntu, kiremwa muntu, uko bishoboka byose. Kabone n'ubwo uwo muntu yari umwicanyi, ushobora kuba ari ubizi cyangwa utabizi ko ari umwicanyi, kabone n'ubwo yaba ari umwicanyi, ugomba gushakisha uburyo bwose urokora ubuzima bwe. Ndabizi aka kantu ntabwo kaza gukunyura, kubera ko twebwe abantu, kubera intege nke tugira n'amashyari ameze nk'aba ya Sawuli, kubera twumva igihe cyose umuntu yatwiciye umuntu cyangwa yadukoreye ibintu bisharira, twamufungisha, twamufunga, tukamwica, tukamuha ibihano bishyushye. Nyamara ntabwo ari ko Imana ikora, wa mubyeyi we. Ngaho nawe tekereza, iyi Imana ikiza gukora icyo, wishe umuntu igahita nawe kwica, twari kuba turi hehe? Wari kuba uhagaze hehe? Nanjye nari kuba mpagaze hehe? Ariko erezuma Nyagasani ntabwo yita kubita umukorera byinshi. Akavugo kinyarwanda gira iti wakubitira imbwa gusutama yazimara mu Rwanda. Ngaho natekereza igihe cyose umara usutamye, nanjye kuvuga wakoze ibikorwa by'ububwa, ariko Nyagasani agakwihanganira, nanjye akanyihanganira. Turi abanyabyaha. Nyagasani uramutse witaye ku byaha byacu, ninde warokoka? Igihe cyose uzaba uri kurengera umuntu, agaciro k'umuntu nta cyaha ukoze. Igihe cyose urengera umuntu, ubuzima bw'umuntu buruta ingurube 2,000. Na Yezu turabizi mu ivanjiri uko yabigenje. Nguko ushobora kujya wibaza uti ko umuntu yishe umuntu we ntibamwice, ntibamufungishe, bimeze bite? Ese wabwirwa n'iki niba byo atari n'impanuka? Ko batigeze bahuriye mu shoferi ngo yisobanure? Yakwisobanura ate se kandi ibibando, amacumu n'imihoro byose bimukurikiye? Ibyo ngibyo kibikurikira ntago ari uguhita bihorera bamwica, ahubwo nukoroherana mwabyeyi mwe, nukoroherana. Ngubwo se Yezu asanze abo ngabo, agasanga abo ngabo bose bari bamukurikiye, kandi ko byaba abo bose bari bamukurikiye, wasanga muri abo bamukurikiye harimo abaherutse gukuramo inda, harimo abaherutse kuroga, harimo abaherutse gusambana, harimo abaherutse kwiba n'ibindi byaha byinshi cyane. Ariko ugafata icumu ukurikiye mugenzi wawe, ikibando uko se kwica ko se nyine, kuki se bo bamukurikiye? Tworoherane mwababyeyi mwe, tworoherane. Icyaha ntukajye ugihorera ikindi. Wasanga ukiri mu isezerano rya kera nka Sawuli, wasanga wari ufashe umuhoro akurikiye umushoferi, ari we wari umaze icyumweru atanze inzaratsi, atanze uburozi, atanze imiti yo gukuramo inda, warangiza ugafata umuhoro ngo wirutse kuri mugenzi wawe. None Imana iramutse imuhannye byagenda bite? Nyagasani uramutse witaye ku byaha byacu, nde warokoka? Mubyeyi, wowe umaze guhisha abangahe, umaze kurokora abangahe imbere y'ubuzima bw'umuntu? Ugomba gukora ibishoboka byose wa mubyeyi we, ukarokora ubuzima bw'umuntu. Ese wasanga ufite umuhoro mu ntoki nawe ubanguye intwaro za kirimbuzi nka zindi za Bagoriyati, uri gushaka kugira abana b'Imana nabi, ibyicisho biri bwoko bwinshi, wasanga arizo ntwaro ufite, intwaro za sekibi, intwaro z'ikuzimu. Wibagiye intwaro z'Imana, nta biri w'igisoma, nta jambo ry'Imana ucyumva ngo rigukebure. None icyawe urafata inkota, umuhoro, kandi uri umukristo w'indani uvuye gusega, uvuye mu misa. Urengera ute abo muturanye, abo mukorana, abo mubana? Impunzu zirengera ute? Indushyi mubanye mute? Utube hafi Nyagasani, uturengera buri munsi Yezu, natwe duhe kurengera bagenzi bacu buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.